masaha Beya arakanguka nk'undi muntu wese ukangutse, agatangira kwinanura ndetse no kwayura. Atangira kwibyiringira rero mu maso, ariko nanone aba yumva rwose umutwe we uremereye cyane. Abumbura amaso rero maze agatangira kureba impande n'impande, ahita abona umusore uryamye iruhande rwe ku buriri, arikanga cyane agahita avuza induru rwose agasakuza. Ahita rero abyuka maze akitegereza neza uyu musore, ahita amubaza ati wowe wageze hano gute? Urinde se kandi wandaye iruhande? Ahita atangira rero kwireba maze agahita atangira kubwira uyu musore ati wamfashe ku ngufu? Ni gute wamfashe ku ngufu? Uyu musore ati reka reka rwose ntabyo nakoze. Beya ati none se ni gute njye nawe twaba twararanye? Ati ubundi se urinde? Uyu musore ati ariko se ubundi usanzwe urarana n'abantu muziranye gusa? Ntabwo nyine n'ubundi wakabaye umenya, kuko si ubwa mbere uraranye n'umuntu mutaziranye, niko kazi kawe. Beya ahita amubwira ati ariko ibintu uri kuvuga urabizi neza ko uyu munsi nari mfite ubukwe, none uri kumbwira ngo nsanzwe ndarana n'abantu tutaziranye? Uyu musore ahita atangara ati wari ufite ubukwe none ukaba waje kwigurisha mu ijoro ryawe ry'ubukwe? Beya arakaye cyane ati urumva ibintu byose uri kuvuga? Wamfashe ku ngufu none uri no kunsebya ngo ntigurisha? Beya rero ahita abyuka maze akambara, aba yumva nyine atazi ikintu cyo gukora, aba yumva yataye umutwe, aba yumva kandi isi yamugwiriye. Arasohoka rero, agisohoka mu muryango nyine w'iki cyumba ahita akubitana nyine na fiancé we Blaise uba wamushatse ahantu hose yamubuze, maze uyu musore agahita abwira Beya ati sheri, uzi ko twari twagushatse ahantu hose twakubuze, none se ubundi ni gute waraye uhinduye icyumba? Ntabwo ari iki wagombaga kuraramo? Abakiri kumubaza ibi rero, maze Dario uba wari ukurikiye uyu mukobwa ngo amwitegereze neza, agahita akubitana nyine na Blaise. Blaise rero ahita amenya ko rwose nta gushidikanya fiancé we yiraraniye n'undi musore muri hoteli. Beya rero atangira gushaka gusobanurira Blaise ati ni ukuri mukunzi, ibintu byambayeho rwose ntabwo mbizi, sinzi uko byagenze kugira ngo nibone muri iki cyumba, ndakwinginze rwose reka ngusobanurire. Blaise uba warakaye cyane ati nta soni, ijoro ribanziriza ubukwe bwacu wararanye n'undi musore uri kunca inyuma? Beya ati ni ukuri ntabwo nabikoze. Ubwo kandi aba yatangiye no kurira. Naho rero Dario we rwose aba yumiwe, aba ari kwibaza filime iri kubera ahangaha byamuyobeye. Blaise rero ahita abwira Beya ati iby'ubukwe bwacu byarangiye nyine, byahagaze rwose, ntabwo naba nkigukeneye nk'umugore wanjye wararanye n'undi musore. Ahita yigendera, maze Beya akamwiruka inyuma agenda amubwira ati ni ukuri ndakwingize rwose ntega amatwi, nyumva ndashaka kugusobanurira, kuko ibyabaye byose nta ruhare nabigizemo, ntakubeshye n'ubu rwose ndacyibaza ibyambayeho, ariko uyu musore ntabwo rwose aba akeneye kumwumva. Ahita agenda akicara mu modoka ye maze akayatsa nyine ngo yigendere. Beya akomeza gukubitagura ku modoka kugira ngo uyu musore abe yamwumva, ariko uyu musore nyine aranga akigendera. Beya n'umujinya mwinshi agaruka rero muri cya cyumba kugira ngo rwose aze kwihanangiriza uyu musore. Araza agatangira kumuhondagura ati nta soni, unyangirije ubuzima, ntabwo rwose wakumva ukuntu unyangirije ibintu byinshi, ni ukuri ibintu wankoreye ntabwo rwose nzigera nkubabarira, sinzi ko n'Imana izakubabarira niyo wayisaba imbabazi, uri umuntu mubi gusa, wifate umfate ku ngufu. Uyu musore akomeza amubwira ati ntabwo rwose nagufashe ku ngufu, ibintu uri kuvuga ntabwo mbizi. Beya rero we abakeka ko ahari iki cyumba aricyo nyine yagombaga kuraramo. Uyu musore ahita amubwira ati nyamara ntabwo wakabaye unshinja ibyo bintu byose, kuko nyine iki cyumba nkimazemo iminsi rwose nkiraramo, kirebe nyine nawe, reba n'iminsi yose mazemo, ntabwo rero rwose nari kugufata ku ngufu kandi wizanye, ahubwo wakabaye wibaza nyine ukuntu wageze muri iki cyumba. Baba bakiri gusorera rero, maze umuyobozi wa hoteli akumva nyine icyumba abantu bari gusakurizamo, araza agakomanga, maze Dario agasohoka agiye gufungura.
Uyu mugabo rero ahita abaza Dario ati mumeze neza? Dario ati yego. Dario ahita abaza rero nanone uyu mugabo ati ndibuka yuko nari nabasabye nyine umukobwa turi burarane, mwaba mwamwohereje? Uyu muyobozi w'iyi hoteli ahita abwira Dario ati yego twamwohereje, gusa nyine yaje arakomanga ariko abura umuntu umufungurira maze birangira yisubiriyeyo. Dario rero ahita ajya mu kibazo gikomeye kuko ahita amenya neza yuko uwo bararanye nyine atari we bakagombye kurarana. Asigarana rero ikibazo kibaza kiti byaba byagenze bite kugira ngo nisange ndi kumwe n'uyu mukobwa nyamara rwose tutari dufitanye gahunda. Gusa nanone araceceka ntabwo rwose abibwira Bea, arinjira nyine agakomeza akigira nkaho rwose ibyabaye nta gitekerezo abifiteho, nubwo rwose aba amaze kubona amakuru make amwemeza yuko ibyo uyu mukobwa ari kuvuga ari ibya nyabyo. Bea rero abona gukomeza gusakuza ntacyo biri bumufashe maze agafata umwanzuro wo gutaha. Aragenda akigera mu rugo agahamagara inshuti ye magara iba rwose yagombaga no kuba marraine we kuri uyu munsi w'ubukwe bwe. Ahamagara rero uyu mukobwa maze akamubwira ati ndifuza kumbwira ibintu byaraye bibaye iri joro. Uyu mukobwa rero abwira Bea ati iri joro rwose twese twari tumeze nabi, twasinze cyane ku buryo rwose nta wamenyaga ibyabaye ku wundi, gusa nyine igihe nguherukira wowe naje kukureba maze nsanga waryamye hakiri kare. Ubwo rero rwose nahise nisubirira nyine kwishimisha kuko njye numvaga nyine ikirori ahubwo ariko kigitangira, naho wowe rero wananiwe kare maze ujya kuryama. Bea rero ahita abwira uyu mukobwa ati ndashaka kumbwira neza ukambwira uko byaraye bigenze kubera ko rwose simbyumva ibintu byambayeho. Ni gute wabonye nasinze gutyo maze ukandika njyenyine? Uyu mukobwa ahita amubwira ati nanjye ubwanjye nari nasinze cyane ku buryo rwose ntari mbashije kwifasha, rero rwose ntacyo nari kugufasha. Bea ati none se nta nubwo mwagiye kuryama ngo mumenye niba koko naryamye? Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati nagiye mu cyumba cyawe maze nsanga ntabwo urimo, nahise ntekereza rero rwose kubwo waba wararanye nyine na sheri wawe kuko nyine numvaga nta handi hantu warara. Uyu mukobwa rero w'inshuti ya Bea ahita akomeza amubwira ati none se hari ikibazo cyabaye? Hari icyabaye se? Bea ahita amubwira ati ceceka ibintu byambayeho wowe ntabwo wabyumva, gusa nyine ababivuga asakuza cyane ati uzi kugira ngo nibone mu gitondo nararanye n'umugabo ntazi, ati ntabwo wabyumva ibintu byambayeho. Uyu mukobwa rero ahita atangara ati koko se nuko byagenze? Mbwira byose ukuntu byagenze. Bea ahita amubwira ati rwose ntabwo nabasha kukubwira ibyambayeho kuko ntabyo nzi, nta kintu na kimwe nibuka mu bintu byaba byabaye iri joro, gusa nyine icyo nzi neza ni uko ubuzima bwanjye bwangiritse cyane. Icyo nzi rwose ni uko nyine n'ubukwe bwanjye bwarangije gupfa, ubu nta bukwe bugihari, byarangiye rwose Blaise yanyanze ku mugaragaro kubera ko yamenye neza ko nararanye n'uwo musore, nyamara ni ibintu ntigeze ngiramo uruhare. Uyu mukobwa rero atangira nyine kubabara ariko akanabwira nyine Bea ati ihangane rwose biraza kugenda neza. Bea ati nta soni, ibyo byose byabaye uburangare bwawe, iyo utaza kurangara ukanyitaho kuko rwose nk'umuntu buri gucyumbera marraine byari inshingano zawe kunyitaho, ariko nyamara wanditse nyine ibi byose bimbaho. Uyu mukobwa ahita amubwira ati mbabarira rwose ntabwo nigeze amenya ko nyine ibi bintu byari bigutegereje. Bea rero ntabwo yicara, uyu munsi wose aba ashaka rwose kumenya ibintu byamubayeho. Asubira rero kuri ya hoteli maze akabaza umuyobozi wa hoteli ati ndifuza rwose kubona amashusho yaba yafashwe na kamera iri joro. Uyu muyobozi wa hoteli rero amubwira ko rwose bidashoboka, badashobora nyine guha umukiriya amashusho ya hoteli, aya mashusho gusa bagomba kuyaha polisi. Uyu mukobwa asobanurira rero uyu muyobozi wa hoteli ibintu byose byamubayeho maze akamubwira ati rwose mfasha.
ariko nyine uyu muyobozi wa hoteli ntabwo abimwemerera, aramubwira ati ntabwo rwose bishoboka, ubwo nyine naba nangije amategeko agenga iyi hoteli kandi sinabikora. Beya rero arakaye agenda yitonganya ati buretse mwese nzabajyana mu mategeko kuko rwose wagira ngo mubifitemo uruhare. Ku rundi ruhande rero Dario nawe nyine ahamagara umushuti we aba ari n'umunyamategeko we rwose, aramubwira ati noneho rwose iri joro nakoze amahano neza neza, uzi ko se nararanye n'umukobwa ntazi, nabyutse nsanga rwose uyu mukobwa twararanye ntabwo ariwe twagombaga kurarana, noneho nanakanguwe n'urusaku rwe ari gusakuza yibaza nyine umuntu bari kumwe. Uyu musore rero w'umunyamategeko wa Dario ahita amubwira ati mbwira byakugendekeye bite rero? Dario aturumva nimugoroba ntabwo niyumvaga neza, nasabye rero umuyobozi w'iriya hoteli ko yanshakira nyine umukobwa turi burarane kugira ngo rwose nishimishe. Ubwo rero natashye nyine natinze nanasinze cyane, maze nsanga nyine umukobwa aryamye ku buriri bwanjye, ntazuyaje nahise numva ko nyine ari wa wundi banyoherereje, ntabwo rwose nigeze ntinzamo, nagombaga nyine guhita nkora icyo namushakiraga. Uyu musore rero ahita abwira Dario ati rero mwanaryamanye? Dario ati cyane, kandi nyine aribyo nari ndi kukubwira nkubwira yuko nakoze amahano, gusa rwose ibi bintu ntabwo biri bungwe neza kuko nyine uriya mukobwa aramutse anjyanye mu mategeko ibi bintu ntabwo rwose byarangira neza, ikindi kandi n'uru rusaku rwabyo nyine nibiramuka bigiye hanze bishobora kwangiza izina ryanjye ndetse rwose bikangiza na bizinesi yanjye. Ndi kwibaza rero ikintu nakora rwose kugira ngo bihagararire hano ntibiharenge. Uyu mu avoka rero wa Dario ahita amubwira ati ibyo bintu rero bimparire, ndaje rwose mbijyemo maze ndebe ukuntu twakumvikana n'uriya mukobwa bitarinze nyine bigera kure ngo bijye gusakuza. Dario ahita abwira uyu musore ati ndakwizeye binkorere rwose, naho ubundi ndi mu mazi abira si ukubeshya. Buracya rero maze Beya akagerageza nyine kujya ku kazi, gusa agerayo ibintu byose bikanga, aba ameze nk'umuntu wataye umutwe nyine, kwikonsantara ntabwo biba bigishobotse. Umushuti we rero baba bakorana ku kazi aramubwira ati ko mbona rwose utameze neza, ariko ubundi mbwiza ukuri ni iki kintu cyatumye ubukwe bwawe butaba? Mbwiza ukuri nyine urabizi ko ni inshuti yawe. Beya rero abwira uyu mushuti we nyine byose uko byagenze. Uyu mushuti we arumirwa maze akamubwira ati ubu ngubu rwose iyo nza kuba mpari ntabwo ibintu byose biba byakubayeho, gusa nyine urabizi ko nari nagusobanuriye ko ntazaba mpari, nzaba nagiye kureba mama wanjye urwaye. Beya ati yego ndabyibuka, ati ahubwo ni nacyo kintu nyine cyanyobeye ukuntu nari ndi kumwe n'inshuti zanjye zigera muri 20, nyamara rwose bikarangira ndaye aho ntagombaga kurara, hakabura n'umuntu n'umwe koko umenya ibyabaye. Ikindi kandi nari n'umugeni nyine buri buke nkora ubukwe, abantu bose bagombaga kuba banyitayeho, ariko sinumva ukuntu abantu bose barangaye maze ibyo bintu byose bikaba. Uyu mushuti we ahita amubwira ati kugira ngo rero ni ukuri wikureho rwose icyo cyasha ndetse n'icyo gisebo, ukwiriye kujya kurega uyu musore, ukwiriye rwose kumujyana mu mategeko maze abantu bose bakamenya ko rwose iri joro utakoze nyine ibyo bakeka. Beya ahita abwira uyu mushuti we ati gusa nabyo biteye isoni, bitekereza rwose ukuntu nzajya kuburana ngo nararanye n'umugabo ntazi mbere y'uko ubukwe bwanjye buba ijoro rimwe gusa, buri buke nkora ubukwe, ubwo urumva byo bidasebetse se? Nabyo rwose birasebetse, biteye ikimwaro, bizumvikana nkaho rwose ndi umukobwa utazi kwikontorora, utazi kwiyitaho, umukobwa nyine uri aho gusa. Umushuti we rero akomeza amubwira ati gusa nyine nta yandi mahitamo ufite, ndumva ngewe ariyo nama nakugira. Uyu mushuti we kandi aramubaza ati none se urumva koko nta kintu na kimwe uri kwibuka? Beya ati ndi kugerageza kwibuka ariko rwose nkumva ahubwo umutwe urushijeho kundya, nyamara nanjye ndumva nifuza rwose ko nakwibuka nibura nkagira ibintu bike rwose byangaruka mu mutwe.
akomeza rero rwose gushyiramo imbaraga, maze hashira akanya akamubwira ati gusa ndumva mu mutwe wanjye hari kuzamo yuko mperuka ndi kumwe nyine na wa mushuti wanjye wari kumbera marraine. Ndibuka ko nahagaze mu irido maze nkamubona ari kuvugana n'undi musore hanze, gusa ibyakurikiye ndumva nta na kimwe nibuka. Uyu mukobwa rero w'inshuti ye baba bari kumwe ahita amubwira ati komeza ugerageze, ndabizi rwose uraza kubyibuka byose, wowe nyine ushyiremo agatege ukomeze ugerageze kwibuka. Bea rero ahita yibuka ko yari afite n'inama nyine yagombaga kujyamo, ahita rero abwira uyu mushuti we ati ahubwo reka ngende. Aba akisohoka rero maze agahita ahura na wa mwavoka wa Dario. Uyu mu avoka rero wa Dario ahita amusuhuza maze agahita amubaza ati ni wowe Bea? Bea ahita amubwira ati yego. Ati wowe se urinde ko mbona rwose tutaziranye? Uyu mu avoka rero wa Dario ahita abwira Bea ati nifuzaga ko tuvugana, hari akanama nyine nifuzaga ko twakorana mu minota mikeya. Bea ati ndumva wakwihangana kuko n'ubundi ubu duhuye nari ngiye mu yindi nama. Iyo yawe rero twayishyira ejo kubera ko n'ubundi nta gahunda twari dufitanye. Uyu musore ahita amubwira ati humura, ntabwo ndi bufate iminota yawe myinshi, iminota 5 irahagije gusa, maze tukaba tumaze kuvugana. Bea rero ahita amubwira ati nta kibazo, ubwo reka tugende tujye muri biro yanjye maze tuvugane. Uyu musore ahita amubwira ati si ngombwa, na hano rwose twahavuganira kuko ntabwo ari umwanya munini nshakana nawe. Bea ahita amubwira ati ngaho rero mbwira ni iki rwose mwifuzaga. Uyu musore ahita amubwira ati urebye njyewe ndi inshuti ya Dario ndetse rwose nkaba ndi n'umwavoka we. Ahita atangira kwibaza rero ati Dario se kandi ninde? Uyu musore ahita amubwira ati ni wa musore nyine mwararanye ijoro ry'ejo. Bea ahita atangira kurakara ati kandi se akuntumyeho iki? Arashaka iki? Aranshakaho iki? Uyu musore rero ahita abwira Bea ati nyine turifuza yuko rwose ibyabaye byaguma hagati yacu, ntabwo nyine twifuza ko wabyana mu mategeko cyangwa se ngo bisakuze. Turabizi nyine nawe ntabwo rwose ushaka ko ukomeza kwambara icyo gisebo, rero rwose turifuza ko nyine twabirangiza neza hagati yacu bitagiye hanze. Bea rero ahita abwira uyu musore ati none se kandi mutangiye no kuntera ubwoba? Uyu musore ahita amubwira ati hoya, ntabwo ari ukugutera ubwoba rwose, dukeneye kubikora nyine mu bwumvikane. Bea ati ngaho nta kibazo nyine mbwira murifuza ko byagenda bite? Uyu musore ahita abwira Bea ati miliyoni 10 ziragutegereje, nuramuka nyine wemeye yuko iki kirego utazagitanga ugiye kubyibagirwa maze ibi bintu rwose bikamera nkaho rwose nta cyabaye. Bea rero umujinya uhita umwica maze agahita arakarira uyu musore akamubwira ati rwose nari ndi gutekereza ko ibi bintu nabireka, nabivamo rwose nkanabyibagirwa nkigira nkaho rwose uriya munsi nta kintu cyabaye, kuko natekerezaga ko twese twabikoze ntawabitekerejeho. Ariko rero icyo gitekerezo umpaye kinyumvishije ko rwose uriya musore yakoze ibintu azi neza kandi yashakaga ndetse yari yabigambiriye. Ni nayo mpamvu rero ari gushaka kumpa amafaranga ngo nceceke, ariko nyamara ntabwo muzi ko nyine amafaranga adakora byose. Ntabwo amafaranga yancecekesha, ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo ugende umubwire ngo tuzahurira mu rukiko, njye nawe rwose nta handi tuzongera kuvuganira. Uyu musore rero ahita abwira Bea ati nyamara rwose ushobora kuba ubibaza nabi, aya mafaranga ni menshi cyane, yari kuzakugirira umumaro mu buzima, ariko ugiye kwirirwa nyine wishora mu manza utanazi neza niba uzatsinda. Bea ahita amubwira ati nakubwiye ngo ntuntere ubwoba, tuzabimenya niba nzarutsinda cyangwa ntazarutsinda. Bea ahita asubira inyuma yihuta maze agahita yicara. Wa mushuti we rero aba yarahasize ahita amubaza ati bigeze bite kandi kutagiye mu nama? Bea ati ntabwo wakumva ibyo mpuye nabyo. Ahita amubwira rero ibimubayeho
maze uyu mushuti we noneho agatangara kurusha. Bea rero ahita amubwira ati ahubwo reka nitahire njye kuruhuka kuko rwose ndumva nenda nko gusara. Naho rero Dario uyu musore nyine aba yatumye agaruka amubwira ati umukobwa rwose amafaranga yayanze, ahubwo ibintu bigiye kuba bibi kurushaho. Baba rero bakiri kuvuga ibi maze bakumva amamesaje ku matelefone yabo, barareba maze bagasanga nyine ni videwo y'ibi bintu nyine biba byabaye, gusa nyine ntabwo baba berekana ko bararanye, ahubwo baba bari kubivuga nyine ari umuntu wakoze videwo avuga ukuntu uyu mukobwa n'uyu musore nyine bararanye muri hoteli mbere y'ubukwe bw'uyu mukobwa. Uyu musore noneho akibona iyi videwo nyine baba bakoze, maze noneho agahita arakara, abwira rero uyu musore nyine w'umwavoka we ati byose ni wowe wabiteye, iyo utaza kumbeshya ngo twumvikane n'uriya mukobwa mba narashatse ubundi buryo bwo kubikoramo. Uyu mwavoka rero wa Dario nawe ahita amubwira ati ahubwo amakosa ni ayawe, buri gihe nyine ni njye nsigara ndi gusukura imyanda yaho rwose uba wanyuze, iyo utaza kuba ukunda abakobwa ku buryo uba wumva buri gihe niba ufite ikibazo umukobwa ariwe wagikemura, ntabwo tuba tugeze aha ngaha. Dario rero ahita abwira uyu musore ati ariko ndumva wa mugani nta n'impamvu y'uko duterana amagambo kuko n'ubundi ntacyo turi gukemura, ahubwo noneho ngiye kubinyuza mu nzira yanjye maze rwose nshaka uburyo nyine ibi bintu nabiturisha. Uyu mwavoka rero wa Dario ahita amubwira ati ahubwo ndabona rwose dukwiye no kujyana uyu mukobwa mu mategeko, maze nyine tukamurega ko ari kudusebya no kutwangiriza izina, tukaba twamushinja ko nyine n'iyi videwo ari we wayishyize hanze. Dario ahita amubwira ati nyamara ibyo nangaga n'ubundi nibyo bigiye kuba, nitujya mu mategeko se ubundi urumva hari icyo tuzaba dukemuye, ni hahandi n'ubundi izina ryanjye rizaba riri kuhangirikira, gusa nyine tugomba gushaka icyo gukora kandi vuba rwose. Naho rero ku rundi ruhande Bea we rwose agahinda kaba ari kose, aba agitekereza ku byamubayeho, nyamara nta gisubizo na kimwe aba yari yabona kuko rwose aba yabuze aho akura amakuru, zaba ari inshuti ze zose ziba zimubwira ko zitazi ibyabaye ririya joro. Umunsi wakurikiye rero Bea aba yicaye nyine muri biro, ajya kubona akabona Dario arinjiye. Bea ahita amubaza ati wowe uratinyutse winjira hano hinjiye ute? Dario ahita amubwira ati uburenganzira bwo kwinjira ndabufite kuko nyine iyi nzu yose ureba ni umutungo wanjye. Bea rero arakaye cyane ahita amubwira ati waba ari umutungo wawe utaba ari wo ntabwo bindeba kuko njyewe iyi nzu ndayishyura kandi neza, ubwo rero nanjye mfite uburenganzira rwose bwo kuyibamo kandi ntuje nkayikoreramo ibyo nshaka. Dario rero ahita abwira Bea ati icyari kinzanye narinje nyine ngo n'ubundi twumvikane, nagira ngo ya mafaranga baguhaye nyakube kabiri abe miliyoni 20, ariko rwose ibintu byo kwishora mu manza ubireke. Bea rero uburakaye ahita amubwira ati nawe reka nkubwire nk'ibyo nabwiye umwavoka wawe, tuzahurira mu rukiko. Dario ahita amubwira ati uri kwigorera ubusa kuko n'ubundi rwose uzatsindwa. Bea rero ahita amubwira ati nsohokera muri biro gira vuba, ihute rwose, ntabwo nkeneye kukubona imbere yanjye kuko amagambo uri kuvuga nayo kumbabaza gusa, nayo kunyibutsa nyine ibintu byambayeho. Dario rero ahita asohoka maze akagenda akavugana na wa mwavoka we ati cyakubwira wa mukobwa yansohoye nabi cyane, ariko rero uriya mukobwa ateye ubwoba kuko ntabwo ari umukobwa ubonetse wese, uriya mukobwa azi ubwenge, aratekereza kandi agatekereza kure, ikindi kandi azi uburenganzira bwe ndetse rwose azi n'amategeko amurengera. Ndakubwiza uko ibi bintu turi kwishoramo bishobora nyine kuzadukomerana. Avoka wa Dario rero yamugiriye inama ati ariko ubundi kuki tutashaka umwavoka we maze tukaba ariwe duhaye amafaranga kandi ko atayanga. Dario ahita amubwira ati hoya wikomeza gukomeza ibintu, aho turi kujya rwose haba atari heza habe na gatoya.
Umunsi rero w'urubanza rwabo uragera, Bea aba afite nyine umwavoka we ndetse na Dario afite nyine wa musore w'inshuti ye ari nawe mwavoka we. Baricara rero maze avoka wa Bea akabwira nyine uyu mucamanza ati ntabwo rwose dukeneye kumenya nyine wajyanye mu cyumba umukiriya wanjye, ahubwo dukeneye kumenya impamvu uyu musore ngo ni Dario yaba rwose yaramufashe ku ngufu. Uyu mwavoka rero wa Dario nawe ahita abwira nyine uyu mucamanza ati rwose nyakubahwa, aba bombi ntabwo nyine bari bameze neza, bose bari banyweye inzoga ku buryo nta watekerezaga nyine neza ibyo bakoze, babikoze bose bameze nk'aho badahari. Dario rero nawe ahita avuga ati ariko nanjye hari icyo navuga. Bahita bamuha ijambo maze akavuga ati njyewe nyine icyo nibuka neza ni uko ninjiye ntashye maze ngasanga umuryango w'icyumba cyanjye urarangaye. Narebye rero ku buriri mpita mbona nyine haryamyeho umukobwa, nta kujijinganya rero kuko nyine n'ubundi nari nasabye umuntu wo kuri hoteli kunshakira umukobwa uri bundaze. Nahise ntekereza nyine ko ari uwo, ubwo rero nahise ninjira nyine ndamusanga, ibiba nyine biraba. Umwavoka rero wa Bea ahita asakuza ati nyamara rwose ibyo bintu ntabwo ari byo, ubu uyu musore arashaka kumvikanisha yuko umukiriya wanjye ari umukobwa w'ikirara, umukobwa utiyubaha. Dario ati hoya ntabwo ari ibyo nshaka kumvikanisha, ariko nyine ndashaka kuvuga yuko iryo joro twese rwose twishimye, yaba ari njye yaba ari nawe, nta kibazo rwose yari afite. Bea rero ahita arakara maze agahaguruka akavuga ati njye ntabwo rwose ndi bugume hano hantu bari kuntesha icyubahiro bigeze aho ngaho mpibereye, ngiye kwigendera ibi mbivemo. Umwavoka we ahita amubwira ati hoya guma hano, guma hano rwose ndahari ku bwawe kandi ibi byose ndabikemura. Umunsi wakurikiye rero Bea aba ari kuva ku kazi maze akabona imodoka ya Blaise ahantu iba iparitse, ahita rero agenda ayisanga maze agahita abona nyine Blaise yari yavuyemo agiye guhaha. Ahita amubwira ati mbabarira rwose ndakwinginze ntega amatwi. Blaise arakaye cyane ati noneho se usigaye unankurikirana, aho ngiye hose ungenda inyuma. Bea ati hoya rwose ariko nkeneye rwose kunyumva. Blaise ati ni gute nakumva, umukobwa w'ikirara gusa utinyuka kwigurisha uri bucye akora ubukwe, uratekereza ibyo bintu nabyibagirwa? Ibyo bintu byarambabaje ku buryo mba numva rwose ntakeneye no kongera kukubona mu maso yanjye. Bea ati ariko ni ukuri nta ruhare nabigizemo, wakabaye rwose unyumva. Blaise ati ntabwo nakumva kuko n'uburyo waba ugiye kumbwira byose waba ubeshya. Ni gute umukobwa uzi ubwenge nkawe yaba atarigeze amenya ko rwose yararanye n'umusore kandi buri bucye akora ubukwe? Ibyo bintu wabikoze wabipanze, ahubwo buriya nyine niko wari usanzwe umeze. Bea rero biramubabaza cyane ariko n'ubundi akabona nyine Blaise ntabwo ashaka kumwumva. Arataha rero maze yagera mu rugo akaba yicaye muri salo, aba ari kwitekerezaho nyine nk'ibisanzwe kuko rwose ibibazo biba byaramurenze. Yumva rero umuntu akomanze ku rugi rwe maze akajya gufungura. Arafungura rero agahita asanga ni umusore nyine uba ufite akantu nyine k'agapfunyika karimo ibintu gafunze neza cyane. Uyu musore ahita abwira Bea ati hari umuntu nyine wari umpaye ubu butumwa ngo mbukuzanire. Bea rero arabwakira maze nyine uyu musore agahita yigendera. Bea arafungura maze agasanga nyine harimo agashinete gahenze cyane keza nyine ka oro kandi ya nyayo. Arayongera rero agahita agasubiza muri aka kantu nyine kaba kari gapfunyitsemo. Ahita rero ahamagara umushuti we ati uzi yuko wa musore ari kugerageza kumpa noneho impano zihenze kugira ngo nceceke? Niwe rwose kuko yanabinyandikiyemo nyine mu gakarite ngo ampaye nyine ngo iyo mpano
ngo kugira ngo rwose akomeze kunyereka ko nyine ngo andi hafi ngo kandi ngo ari kumwe nanjye. Uyu mushuti we rero ahita aza kumureba maze akareba nyine ukuntu aka gashanete kaba gahenze cyane, aramubwira ati ariko ni ukuri aka kantu nyine aguhaye ni ak'igiciro. Bea rero ahita amubwira ati nta kintu rwose cyansubiza njyewe nyine agaciro nambuwe no kuba uriya musore yaramfashe ku ngufu, kubera yuko urabizi neza nari nkiri isugi, kandi ikindi bwari bucya ari ubukwe bwanjye. Uriya musore yangije ubuzima bwanjye bwose, yantesheje icyubahiro. Uriya musore rwose yaransebeje, mbese tekereza ukuntu nari umukobwa wapuraningaga ahazaza he, ariko nyamara ubu ngubu rwose nta nubwo nzi ahantu ubuzima bwanjye bwerekeza. Nyamara tekereza ukuntu ibintu byose nabaga narabishyize ku murongo. Uriya musore yantesheje icyerekezo cy'ubuzima neza neza. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati ariko rwose ntanitaye ku byo uri kuvuga, uriya musore ni bogari. Bea ahita yenda gusara ati nta soni, ibintu byose ndi kukubwira nta kintu uri kumvamo? Ni bogari se byamubujije kuba yarankoreye ibyo yankoreye? Uriya musore yarampemukiye ku buryo uko yaba ameze kose nta kintu cyiza rwose namubonaho, ahubwo tukivuga ibyo ngomba kumusubiza n'aka gashanete ke, atagira ngo ngewe bapfa kumva ibyo babonye byose. Uyu mushuti we ati have, reka nawe rwose kugira ubwenge buke, uzi aka gashanete uramutse ukagurishije amafaranga yose wakuramo ni menshi cyane, ntabwo rwose nareka kugasubizayo. Niba wowe utagakeneye kandekere nkijyanire, kuko ndabibona neza ko rwose aka kantu kampindurira ubuzima. Bea ati nibyo ntashaka rero, ntabwo nshaka yuko ansuzugura ngo agire ngo nyine amafaranga ye nayemeye, agomba kunkora ibyo yishakiye. Erega buriya biriya bintu yankoze nshobora guceceka ejo akazabikora n'undi mukobwa. Niyo mpamvu nyine nshaka kumwemeza yuko ibintu yakoze atari byiza habe na buhoro. Umunsi wakurikiye rero Bea afata ya mpano maze akayishyira mu modoka ye kugira ngo aho azahurira na Dario azahita amusubiza ibye. Wagira ngo rero rwose aba yeretswe, kuko nyine aba akigera ku kazi maze Dario agahita aza kumureba, ahita amubwira ati simva impamvu rwose ushaka ko ibi bintu biba birebire, njye ndifuza ko nyine twabirangiza neza rwose kandi mu mutuzo. Bea leta amubwira ati ahubwo ndabona ushaka kubirangiza ukoresheje amafaranga, atari ku wundi n'uriya mucamanza wamuhaye ruswa, ko rwose yanzuye avuga yuko yaba njyewe yaba nawe ibintu twakoze nta n'umwe wari wabitekerejeho, ntabwo yigeze rwose aha agaciro ko wamfashe ku ngufu maze ukanyangiriza ubuzima. Dario ahita amubwira ati ariko nanjye ubu tuvugana rwose nanjye ndi inzirakarengane, kubera ko izina ryanjye riri kuhangirikira ndetse na bizinesi yanjye iri kuhangirikira rwose, kandi nyine ntarigeze mbikora mbishaka. Bea leta amubwira ati uzi yuko ibintu wakoze rwose byabaye nk'aho wamfashe maze ukanyica ukankura ku isi. Tekereza ko nyine ririya joro rimwe gusa ryatumye rwose mbura urukundo rw'ubuzima bwanjye, rwatumye mbura urukundo rwa nyarwo nari naraharaniye imyaka myinshi. Ikindi kandi ririya joro rimwe gusa ryatumye ntakaza umunezero, ibyishimo byanjye byarangiranye na ririya joro. Ikindi kandi numva rwose naritereye icyizere. Ndashaka kukubwira ko ririya joro rimwe gusa kubera nyine ikosa wakoze byatumye rwose numva niyanze, byantesheje kandi icyizere cy'ubuzima. Ubwo rero rwose ntabwo ndi kumva icyo naba ndamira ndamutse nemeye amafaranga yawe. Icyo nshaka nyine ni uko mbona ubutabera, kandi nanone izina ryanjye rigahanagurwaho icyasha cy'umukobwa nyine wararanye muri hoteli n'umusore ijoro ryabanzirizaga ubukwe bwe. Ku mugoroba rero Bea aba yicaranye n'inshuti ye maze akamubwira ati cyakoze ni ukuri ndibaza ukuntu nasinda bingana uko byanganaga ku buryo rwose njya kuryama ahantu ntazi.
gusa ibi bintu ntabwo byigeze bimbaho na rimwe. Ikindi kandi ntabwo nigeze nywa inzoga nyinshi, ahubwo ikintu ndi gutekereza ni kimwe, ndatekereza ko rwose nshobora kuba naranyweye icyo kunywa kiroze, bashobora kuba rwose baranshyiriyemo ibintu byo kunsinziriza. Uyu mushuti wa Bella ahita amubaza ati ibyo uri gutekereza byashoboka cyane, ariko se nanone uratekereza ari nde rwose wari kugukora ibyo bintu? Beata rero ntabwo rwose mbyibuka, gusa nanone ikindi kintu ndi kwibuka, ndibuka ko nyine iryo joro ndi kujya kuryama nari ndi kumwe nyine na wa mushuti wanjye wagombaga kumbera marraine. Nyine tugeze muri corridor yansize hasi, ambwira ko rwose ari buhite agaruka. Yaragiye, ndebye rero mbona ndi imbere y'icyumba, nahise nyine ninjira muri icyo cyumba. Narebeye kandi muri rido, mbona nyine uyu mushuti wanjye ari kuvugana nyine n'undi musore ntazi. Ndumva nyine ari aho bigarukira, ibyabaye nyuma byo rwose ntabwo mbyibuka. Ahubwo se nanone ndibaza kubera iki uyu mushuti wanjye yampakaniye ko rwose tutigeze tubonana ngiye kuryama, ngo ndaryamye kare. Nyamara rwose ntekereza neza ko ari we wari untwaye, kandi we nta nubwo yari yasinze uko ndi kubyibuka. Uyu mukobwa rero uri kumwe na Bea ahita amubwira ati ariko rwose ibi bintu bitangiye kuzamo amayobera. Ni gute guhakanira ko waryamye adaherutse kukubona, nyamara wowe ukaba wibuka neza yuko ari we nawe wagutwaye, ahubwo ari kukujyana kuryama? Bella ahita amubwira ati ibi bintu nyine nibyo ugomba gusobanukirwa neza, nanjye ndumva muri njye rwose biri kwivanga. Ku rundi ruhande rero Dario nawe rwose yari yatangiye kubura amahoro, maze abwira uyu mwavoka we ati nyamara ibintu turimo ntabwo ari byo, hari umuntu rwose turi kubuza uburenganzira bwe. Uyu mwavoka rero yaramubwiye ati niba wumva wifuza nyine ko ibintu bigenda neza, ukwiye kujya kureba Bea maze ukamusaba imbabazi, mukabiganiraho bigakemurwa n'ibiganiro. Naho rwose bitabaye ibyo nyine byanze bikunze tugomba kuburana kandi tugaharanira ko ari twe twatsinda. Nyamara rwose uyu musore aba yaratangiye nyine kugerageza rwose kuzana amahoro hagati ye na Bea, amwoherereza impano, ariko nuko Bea ataba azemera nyine. Uyu musore we rwose aba ashaka ko binyura nyine mu nzira y'amahoro, maze bakaba bakwiyunga, ibi byose bikarangira nyine bidakomeje gusakuza. Bea rero aba yiyicariye nyine muri salo, dore ko rwose ariho yari asigaye abarizwa. Yahoraga yiyicariye yari kwitekerezaho, maze akajya kumva akumva umuntu arakomanze, ajya kureba rero maze agasanga ni Blaise. Uwo ni wa musore nyine wari fiyanse we bagombaga gukorana ubukwe. Bea bakimukubita amaso maze akumva ibyishimo nyine bimujemo, kuko yakundaga uyu musore cyane by'agatangaza. Amuha karibu rero maze uyu musore akicara. Blaise ahita abwira Bea ati nakubeshye, nari ngukumbuye cyane, kwihangana rero byananiye, maze rwose nza kukureba. Bea ahita amubwira ati nanjye ndagukumbuye cyane rwose mukunzi. Atangira rero no kumwenyura, ari nako amubaza ati ibi bintu se umbwiye wabitekerejeho neza? Ndifuza rwose ko aricyo kiganiro dukomeza kuganira. Bahita rero bumva nanone umuntu akomanze. Bea rero arongera agahaguruka, ariko agasigara abwiye Blaise ati ndakwinginze ntuve muri iyo mood urimo nyine, ndashaka ko ibi bintu aribyo tuganiraho neza. Ikindi kandi ndashaka ko rwose ukomeza kumbwira ko wari unkumbuye, kuko nanjye nari ngukumbuye cyane. Blaise rero arabimwemerera ati nta kibazo. Bea rero aragenda agafungura, maze agahita asanga ni Dario wari uje kumureba. Dario yinjira nyine amubwira ati ndakwinginze mbabarira rwose kubw'uriya munsi no ku yindi minsi yakurikiye, ndakwinginze rwose mbabarira, ndifuza ko twabana amahoro, ndifuza ko ibi bintu byarangira. Ntabwo rero Dario aba yigeze abona ko nyine Blaise yicaye muri iyi salo.
Bea rero ahita amubwira ati ariko se ubu koko uje gukora iki? Uragarutse kandi kunyangiriza n'ibindi bintu byose byari bigiye kwikora. Blaise rero we ahita abona nyine ko uyu ari wa musore n'ubundi bararanye, maze agahita ahagurukana umujinya mwinshi, ahita abwira Bea ati n'ubundi ni uko nyine numvaga mfite stress, nari nje hano rero kugira ngo nimare stress gusa, nta kindi rwose cyari kinzanye. Agahita rero abwira Dario ati umva mugumane, nimwigumanire rwose, agahita yisohokera. Bea rero we aba yifashe ku munwa, agasigara yibaza ati Blaise avuze ngo iki? Ibintu avuze se nibyo numvise? Ngo yari aje kwimara stress gusa, ngo nicyo cyari kimuzanye hano kubera ko stress yari yamurenze. Dario rero wumvise ibi bintu uyu musore avuze biba bimubabaje, maze agahita abwira Bea ati ihangane rwose ku bw'ayo magambo bakubwiye. Bea rero ahita abwira Dario ati byose ni wowe, aya yose ni amakosa yawe, iyo utaza kwinjira mu buzima bwanjye ririya joro ntabwo ibi byose biba byarambayeho. Gusa nyine ababajwe n'ibintu Blaise avuze, ahita abwira Dario ati sohoka mvira mu nzu, ndifuza rwose gutekereza neza ariko ngatekereza udahari. Dario rero yarasohotse, maze n'ubundi nyine Bea yigumira muri bya bibazo bye. Umunsi wakurikiye rero Bea yafashe icyemezo cyo kujya kubaza uyu mushuti we nyine ibintu yari ari gutekereza muri icyo gihe. Yari agiye kumubaza niba koko ari we wamujyanye kuryama ririya joro. Ubwo nyine yari agiye kubaza wa mukobwa w'inshuti ye wagombaga no kumubera marraine. Agerayo rero maze agakomanga, uyu mukobwa aza gufungura ariko yabona ari Bea agahita rwose ahagarara akuzura umuryango. Ntabwo aba ashaka ko Bea yinjira nyine mu buryo bugaragara. Bea rero ahita abwira uyu mukobwa ati nari nje kukureba, ko mbona se udashaka kumpa karibu. Uyu mukobwa ahita abwira Bea ati hoya rwose ntabwo nyine uri bwinjire, usanze nari ngiye, nta mwanya mfite ni ukuri urambabarira. Nyamara rero Blaise ahita aturuka inyuma y'uyu mukobwa amubaza ati chérie ninde wari ukomanze, ninde wari uje kureba? Blaise rero agikubita amaso Bea ahita asohoka rwose, maze akegama nyine ku gikuta, akifata neza rwose, agatangira kumwenyura nkaho nyine yakabwiye Bea ati wabibonye se ko ibyo wakoze nanjye nabishobora? Bea rero aba yumiwe, agahita abaza uyu mukobwa ati nimumbwire guhera ryari muri kumwe? Blaise we ahita atangira nyine gukomeretsa Bea ati wari uzi ko se ari wowe wabona umukunzi gusa? Jyewe rwose ntabishobora, narabishoboye rero. Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ya Bea ahita abwira Bea ati mbabarire rwose, umugabo wawe namukunze kuva kera, cyane cyane ko ari nanjye twamenyanye mbere, nyamara waje nyuma ahita agukunda. Rero nahereye kera kose mukunda, gusa nyine ntacyo gukora nari mfite, ariko ntabwo nagombaga kureka akomeza kuncika. Ubu rero rwose niyo mpamvu ubona turi kumwe, gusa nyine ibi byose byabaye guhera ubukwe bwanyu bupfuye, ntabwo mbere twari twarigeze dukundana cyangwa se ngo tubone umwanya wo kuba turi twembi babiri. Blaise rero ahita afata ku rutugu uyu mukobwa, maze akamuha bizu, agahita amubwira ati mukunzi mbaye ngiye mu nzu mo imbere, ubwo urahansanga. Agahita yongera akareba Bea akamwicira ijisho, maze akabwira nyine uyu mukobwa w'inshuti ya Bea ati rata sheri ndagukunda cyane, ubanguke nyine ntaragukumbura. Biba ari nko kugira ngo nyine ababaze noneho Bea cyane. Bea rero arababara, maze akumva ntakeneye gukomeza kumva ubusobanuro bw'uyu mukobwa, ahita nyine yisohokera akigendera. Agera mu rugo noneho sukurira, ararira koko, amarira yose amuri mu mutwe amuvamo uyu munsi. Bea rero agera mu rugo, maze agahamagara nyine wa mushuti we banakorana, akamubwira ati noneho ubu nibwo rwose ntangiye kugira udutekerezo duto duto, ati byanze bikunze
uyu mukobwa wagombaga kumbera marraine ashobora rwose kuba yaragize uruhare mu byambayeho ririya joro, kubera yuko niba yarakundaga umusore twakundanaga birumvikana ko ashobora kuba nyine yarabigizemo uruhare kugira ngo ntandukane nawe. Uyu mushuti wa Bea rero ahita amubwira ati nanjye rwose niko mbyumva. Bea rero rwose aragenda nyine maze akiyahuza inzoga, aba yumva hari icyo ziri bumufashe, aragenda akazinywa koko, akazinywa noneho agasinda bya nyabyo ku buryo rwose aba atari kubasha no guhaguruka. Dahayo rero uba rwose ukeneye kwiyunga n'uyu mukobwa uko byagenda kose agaruka nyine kumureba, maze yaza agasanga uyu mukobwa yicaye hanze nyine muri jaride, yanyweye ibicupa bimurambitse iruhande, yasinze ntabwo ari kubasha kuvuga ndetse nta nubwo ari kubasha rwose guhaguruka. Dahayo rero ahita abwira uyu mukobwa ati kubera iki koko wakwiyicisha inzoga bigeze aho ntacyo ziri bugufashe, ndakubwiza ukuri rwose n'ubundi nizigushyiramo urongera ugarure bya bitekerezo wari ufite mbere, icyiza rwose nuko utakwiyangiriza ubuzima, uri umukobwa mwiza ku buryo udakwiye rwose kwiyicisha inzoga. Bea rero we aba ari kujya yisetsa nyine ati ndeka rwose ninywere, n'ubundi nyine ubuzima burananiye, ntaho rwose marraine wanjye ndetse inshuti magara yaba ari nawe watumye rwose mbura urukundo rw'ubuzima bwanjye. Dahayo rero ntabwo aba akeneye rwose kumva ibintu uyu mukobwa ari kuvuga kuko aba azi neza yuko ari kubivugishwa nyine n'inzoga, ahita amubwira ati ahubwo ngwino rwose maze nkujyane kuryama. Dahayo rero agerageza guhagurutsa Bea ariko rwose biba bikomeye kuko uyu mukobwa nta mbaraga na nkeya aba agifite. Uyu mukobwa ariko bari kubwira Dahayo ati nta bufasha bwawe na bukeya nkeneye. Dahayo ati urabukeneye rwose ndetse biragaragara ko bukeneye. Uyu mukobwa rero arahaguruka ariko agahagurukana n'icupa. Dahayo ibi bintu byose arabireba maze akabona naza kumusiga wenyine noneho rwose araza kuzinywa zimwice, ahita rero amuhagurutsa maze akamushyira mu modoka, agahita nyine amujyana iwe, aragenda akamushyira mu ntebe muri salo nyine kwa Dahayo maze akamworosa akaryama. Dahayo rero aguma nyine yicaye aho kugira ngo rwose akomeze arebe niba uyu mukobwa ameze neza. Buracya mu gitondo maze Dahayo akamuzanira ikirahure cy'amazi kuko aba atekereza ko rwose umutwe ushobora kuba uri kumurya, araza rero akamukangura cyane cyane ko uyu mukobwa aba asinziriye cyane. Bea rero ashigukira hejuru maze akabona ari kumwe na Dahayo, arongera n'ubundi akavuza induru ati wowe kandi ndi kumwe nawe. Areba neza maze akabona aho ari ntabwo ari mu rugo rwe. Dahayo ahita amubwira ati turi iwanjye noneho. Bea ati wongeye kandi kumfata ku ngufu. Dahayo ati hoya ntabyo rwose nakoze, gusa nyine abivuga noneho ari no kwisekera aseka uyu mukobwa ati niba ahubwo aribyo washakaga nyine ubwo wahombye kuko ntabyo nakoze. Bea rero ufite ubwoba bwinshi ahita amubwira ati kandi ndi kubona wambaye ishati idafunze. Dahayo ati wakunze se amatuza yanjye, urabona nteye neza, ari no kwisekera nyine. Bea ati wikomeza kuzana izo burage kubera ko njye nta burage na nkeya mfite. Dahayo ati ariko nagira ngo ngufashe kubera ko nyine nijoro wari wanyweye inzoga nyinshi cyane, ahubwo noneho iyo ngusiga iwawe n'undi wari kuza yari kugufata ku ngufu bya nyabyo. Aba abivuga nyine aseka ibintu byose yabyoroheje, nyamara rwose Bea we aba yifitiye ubwoba bwinshi ndetse rwose yanarakaye bikabije. Ahita ahaguruka rero ati reka nitahire rwose kubera ko nawe ntabwo nakwizera, ubu noneho ntabwo nzi n'ibyo wankoreye iri joro. Dahayo rero asigara ari guseka ati ariko rwose uyu mukobwa nawe ni igitangaza. Dahayo rero aba akiri kuvuga ibi
maze yahindukira nyine areba uyu mukobwa uba uri gusohoka, akabona rwose uyu mukobwa nyine ari kugenda amanuka rwose agiye kugwa, ahita yiruka rero akaba aramufashe, nyamara rwose uyu mukobwa aba ameze nyine nk'uhise ajya muri koma, ahita rero amushyira mu modoka maze akamujyana kwa muganga. Baba bakigerayo rero maze bakamufata ibizami, bagasanga nyine uyu mukobwa aratwite. Barabimubwira, maze noneho si ukurira, ahita rwose atekereza yuko ibintu byose bimugwiriyeho icyarimwe. Uyu mukobwa rero arataha maze akabwira mushuti we ati noneho rwose ubu ntabwo nzi ikintu cyo gukora, ntabwo nibaza ukuntu ibintu byose byazira rimwe, sinibaza ukuntu ijoro rimwe gusa ryaba ryaravuyemo no kuntera inda, ubu se noneho nzabigenza nte? Uyu mushuti we ahita amubaza ati none se Dario arabizi yuko yaguteye inda? Beya ati ntabwo mbizi, ariko byanze bikunze ashobora kuba abizi, niba ari we wari wamperekeje kwa muganga se urumva muganga adashobora kuba yabimubwiye? Kubera ko njye bakimara kubimbwira nta jambo na rimwe nigeze nongera kubasha kuvuga, ndetse rwose icyo kiganiro ntabwo tugeze tukiganiraho, ariko ndahamya ntashidikanya ko ibi bintu abizi neza. Ku rundi ruhande rero Dario nawe rwose aba yabimenye, arataha rero akabwira wa mwavoka we ati noneho rwose ibintu birandenze ntakubeshye, tekereza ko wa mukobwa atwite, kandi mu by'ukuri rwose ntabwo niteguye kuba papa w'umwana, noneho ikirenze kuri ibyo nkabyarana n'umukobwa tutigeze dukundana, umukobwa twamenyanye umunsi umwe gusa, ntabwo rwose twabyarana, ibi bintu ntabwo nabyemera, ntabwo bishoboka, gusa nanone sinzi icyo ndi bubikoreho, noneho ibintu biri kurushaho rwose kugenda bikara, ariko rwose uyu mwana we ntabwo namwemera uko byagenda kose. Be rero kwihangana biranga, maze agahita asohoka yihuta akajya kureba Dario, ahita amubwira ati ni gute koko umusore usobanutse nkawe, umusore wize, umusore uzi ubwenge, mwiza, ufite ahazaza heza, yifata akaryamana n'umuntu atazi maze ntiyikingire, ni gute rwose wabashije gukora ibyo bintu? Dario rero isoni ziba zamwishe, maze agakomeza areba hasi kuko rwose aba yumva biteye isoni. Uyu mukobwa bari kumubwira ati ko nshimye se wanteye inda, noneho njyewe iyo mba mfite n'ibirwara maze nabyo nkabigutera, uretse ko nta n'ikinyemeza ko nyine nawe utabinteye. Dario rero ahita aca mu ijambo Beya maze akamubaza ati none se koko urabizi neza yuko uwo mwana utwite ndi papa we? Beya ati wimbaza ibibazo by'ubugoryi, wakabaye ubizi kurusha njyewe rwose uko mbizi, kubera yuko ni wowe musore wa mbere twaryamanye, njyewe rwose nari nkiri isugi, njyewe na fiyanse wanjye twari twariyemeje ko nyine tugomba kuzahura ubwa mbere nyine twakoze ubukwe, nta wundi muntu rero nigeze mbonana nawe mbere yawe, ni wowe wanteye inda rero nta wundi. Uyu musore ahita amubwira ati rwose wihangana, ntabwo ngiye niteguye kuba naba papa w'umwana, ubwo nyine ndaguha amafaranga ushaka ayo ari yo yose, maze ugende nyine ukuremo iyo nda, ubundi nyine wikomereze ubuzima bwawe. Beya rero ahita amubwira ati nakumvise rwose, ntabwo nkeneye amafaranga yawe, icyo nzakora cyose nzagikora nyine nifashije, kubera ko n'ubundi ndumva nawe nta gitekerezo kizima wampa. Beya kandi ahita abwira uyu musore ati gusa nyine umenye ko nawe kumenya yuko udashaka kuba papa kano kanya, wakabaye warabitekereje mbere yuko mfata ku ngufu. Dario ati nari kubitekereza gute kandi ntari mpari, nari nasinze nyine nta gitekerezo nari mfite. Beya rero ahita ahaguruka maze akitahira, aba yumva rwose adakeneye gukomeza kuganira n'uyu musore, n'ubundi rwose udashaka gufata inshingano z'uyu mwana Beya aba atwite.
Bea rero koko aragenda nyine akicarana n'ubundi na wa mushuti we baba basanzwe baganira cyane, maze akamubwira ati rwose ndumva nanjye iyi nda nkwiye kuyikuramo, ntabwo numva ukuntu nazabyarira umuntu wamfashe ku ngufu. Uyu mushuti we aramubwira ati have have rwose uramenye, ushobora gusanga nyine uyu mwana ari umuhoza Imana yakwihereye, yarashatse nyine kuguhoza amarira ya ririya joro. Uyu mwana rwose ashobora kuzakubera umunezero, uyu mwana ntabwo akwiye kubirenganiramo, ibyo bintu ntukabikore, ntugakore ku maraso rwose ndakwinginze, iyi nda ntabwo ukwiye kuyikuramo. Bea ati none urumva nzabigenza gute ndi jyenyine? Uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya ntabwo uri wenyine, njye nawe turi kumwe, nzakuba iruhande kandi ubufasha bwose uzakenera nzabuguha rwose ntuhangayike. Bea rero kuko arabyumva maze agahita anafata umwanzuro wo kugumana nyine uyu mwana. Dahiyo rero abitekerezaho neza maze agatangira kwibwira ati ariko naba ikigwari, ubundi ni gute koko nahakana umwana nzabyara? Ntabwo nkwiye kwihakana umwana, nakoze amakosa menshi, ariko rwose uyu mwana ni inzirakarengane muri ibi byose. Nawe rero buracya maze akajya kureba nyine Bea, gusa nyine agerayo maze Bea yafungura umuryango agasanga ni Dahiyo, akongera agafunga. Dahiyo rero abwira Bea ati nibura se akira nyine iyi mpano nari nkuzaniye. Bea ahita akubitaho urugi maze Dahiyo agasunika rwa rugi, agahita nyine ajugunyamo ya mpano, akongera agakura urugi agafunga agahita yigendera. Bea rero noneho nyine abura uwo ayisubiza, maze rwose bikaba ngombwa nyine ko ayigumana. Dahiyo ahita atangira gushyiramo imbaraga kugira ngo ashake nyine ibintu biba byarabaye muri iri joro, kubera ko baba baragiye kuri hoteli maze bagasaba nyine ko babereka amashusho. Noneho we nyine umuyobozi wa hoteli kubera ko nyine aba yubaha Dariyo cyane, aramubwira ati rero ntabwo rwose kamera zakoraga muri iri joro, nta mashusho namwe twigeze dufata. Dahiyo rero rwose ajya kureba nyine umuntu uba ushinzwe kamera zo muri iyi hoteli, aramubwira ati umva nkubwire, ndaguha amafaranga yose ushaka, ariko nkeneye rwose videwo zafashwe na kamera, kuko byanze bikunze ntabwo habura kamera n'imwe rwose yakoraga. Uyu musore rero abanza nyine kwirebeshwa hirya no hino, ariko nyamara wa mushuti nyine wa Bea uba wari kumubera marene, niwe rwose waramuhaye amafaranga kugira ngo nyine izi videwo azigurishe azibike, ariko mu by'ukuri kamera zo ziba zarakoze ririya joro. Uyu musore rero yumva harimo amafaranga menshi cyane, maze akiyemeza nyine kuziha Dahiyo. Dahiyo rero ajyana izi videwo maze akajya nyine kuzereka Bea, arazijyana agahita amwereka muri mashine ati dore rwose namenye ibyabaye muri rya joro. Bea rero aba akirebamo maze akabona bari bari kubyina ibintu nyine byashyushye, akabona wa mushuti we rero wagombaga no kumubera marene ari gushyira ibintu mu kirahure cye, akanabona rwose ko ari wamusohokanye, abantu bose barangaye bari kwibyinira, ari we rwose wamukuye muri iki kirori. Bea rero ahita abaza Dahiyo ati kandi nibi wari ubizi iki gihe cyose maze uricecekera? Dahiyo ati hoya rwose, ahubwo nyine nafashe umwanzuro wo gushaka aya mavidewo yose kuko nakekaga ko byanze bikunze tutabura ikimenyetso na kimwe cyatwereka nyine ibyabaye, none dore ibyo navumbuye nyine ni ibi. Nta gutinda rero bahita nyine bahamagara polisi, maze ikajya gufata nyine uyu mukobwa w'inshuti ya Bea. Uyu mukobwa rero agera kuri polisi maze akababwiza nyine ukuri, kuko baba bamubwiye bati nutavuga tuzagufunga imyaka myinshi, ariko nyamara nuvugisha ukuri ugatanga amakuru yose tuzakugabanyiriza igihano. Uyu mukobwa rero arababwira ati rwose ibintu byose ni njye nabiteguye, wari umupangu wanjye,
gusa nyine napanze yuko ngomba kumushakira undi musore uri buze kumuraza. Hanyuma rero igihe namujyanaga mu cyumba nabonye nyine uyu musore yatinze kuza, maze mba murambitse hasi kugira ngo njye kumuhamagara aze. Icyo gihe rero nagendaga nibwo rwose Bea yahise yinjira nyine mu cyumba cyari hafi y'aho namusize. Birumvikana ubwo yinjiye mu cyumba nyine cya Dario, naragarutse ndamushaka maze ndamubura. Gusa nyine kubw'amahirwe yanjye n'ubundi byari byikoze, kubera ko yabyutse nyine ambwira ko yararanye n'undi musore, numvise n'ubundi nta kibazo, ntacyo nahombye. Gusa njye nari nzi yuko nyine agomba kuryamana n'uwo nari nishyuye, maze ubundi ngahamagara nyine Blaise akamenya yuko yararanye n'uyu musore, ubukwe bwabo bugapfa, kuko numvaga nyine ntagomba guhomba uyu musore uko byagenda kose. Aha rero niho Dario amenyera nyine ibyababayeho byose ko byababayeho kuko hari umuntu wari wabipanze. Umunsi wakurikiye rero Dario ajya kureba n'ubundi Bea nyine nk'uko yari asigaye abikora buri gihe. Bea rero arafungura, Dario agahita yinjira yihuta maze agahita yicara mu ntebe. Bea ahita abwira Dario ati urakora iki hano ko ntagukeneye? Dario ati nubwo utankeneye ariko umwana wacu twite arankeneye, we rwose aranshaka, nabyumvise nyine ari kumpamagara avuga yuko anshaka. Maze Bea ati noneho se kandi utangiye kwemera ko uyu mwana ashobora kuba ari uwawe, ni iki kibikwemeza? Dario ati nta kibazo, niba nyine nta kibinyemeza ubwo navuka tuzakora tesite ya ADN maze turebe ko rwose ari uwanjye. Bea rero arongera akamwirukana, ariko n'ubundi Dario akamubwira ati njye nkeneye kwita ku mwana wanjye, uko byagenda kose ngomba kumwitaho rwose igihe akiri mu nda. Gusa nyine abona adakwiye nyine guteza ibibazo, maze akongera akitahira. Umunsi wakurikiyeho rero aza noneho yafashe icyemezo, kubera yuko aza afite n'igikapu. Araza n'ubundi agakomanga, bafungura agahita yinjira kwa kundi nyine akicara muri salo. Ahita abwira Bea ati ubu noneho nta nubwo rwose ndi butahe, kubera yuko ngomba kuguma hano, ngomba kuguma hafi wowe n'umwana wanjye, nta byo kubajya kure. Bea ati uwo uri kuvuga se ni wa mwana wambwiraga ngo nzakuremo? Dario ati ibyo byiyibagize, gusa menya ko rwose ubu mwana wanjye ntakwiye kumujya kure. Ariyicarira rero maze akemeza neza rwose mu ntebe. Hashira akanya agahita abwira Bea ati kutari kunyereka icyumba ngomba kuzajya ndaramo. Ahita ahaguruka agafata igikapu cye maze agatangira kugenda areba mu byumba byose. Bea rero aramubwira ati ntabwo ushobora kundyamira mu cyumba icyo ari cyo cyose, nta nubwo kandi uri buryame muri iyi nzu. Dario aragaruka akiyicarira muri salo, maze amasaha yo kujya kuryama akagera, yiryamira mu ntebe maze agatangira rwose gusinzira. Bea rero abona uyu musore nyine yafashe icyemezo, maze akagenda akazana kuvureri akamworosa, kuko nyine aba abona nta kundi akwiye kubigenza. Buracya rero maze Bea akabwira Dario ati rwose ukwiye gutaha, ukwiriye nyine kujya iwawe, nta mpamvu yo kuguma hano. Dario ahita amubwira ati nabikubwiye, ntabwo rwose nshobora gusiga umwana wacu wenyine, ndetse nawe nkeneye mwese kubitaho, nkeneye kandi kubaguma hafi, kuko rega ubu muri umuryango wanjye kandi ni mwe nyine muryango mfite. Bea rero yumva mu mutima we yishimye, kuko noneho uyu musore nyine aba yemeye ko uyu mwana ari uwe, ndetse rwose aba yemeye ko ari umuryango we. Aba ari no kubivuga neza ati uwo nguwo ukuri mu nda ni amaraso yanjye, ntabwo rero rwose natandukana nayo. Bea ahita amwenyura maze akabwira Dario ati cyakoze kuri iyi nshuro ndishimye, nibura rwose ko bivuze ubihamya ko uyu mwana ntwite ari umwana wawe. Dario ati ni umwana wanjye 100%.
bahita rero bahoberana maze bagasomana kuri iyi nshuro, buri wese rwose abigizemo uruhare. Guhera uyu munsi rero ibintu bihita bihinduka hagati rwose ya Dario ndetse na Bea. Ibyari urwango ndetse rwose no guhora bashyamiranye, ahubwo bihita bihindukamo urukundo, maze rwose urukundo rwabo rugatangira uyu munsi ndetse rugatangira no gushyuha. Gusa nyine Dario yanga kuva muri runo rugo, abwira Bea ati nzaguma hano kugeza rwose igihe cyose uzabyarira. Bea rero nawe abwira Dario ati nta kibazo, cyane cyane ko ubu ngubu rwose ndi kumva nishimiye no kuba undi iruhande. Dario abwira Bea ati uzi ko se ngukunda, urabizi ko ngukunda kandi bya nyabyo. Bea araseka maze akabaza Dario ati kuva ryari? Dario ati iyo mbitekereje numva ntazi ngo ni kuva ryari, gusa nyine numva rwose warakomeje ugenda unkurura buhoro buhoro. Bea rero ahita abwira Dario ati ntakubeshye nanjye ndakwishimiye, ariko rwose uyu munsi nibwo menye yuko burya n'urukundo rushobora gutangizwa n'intambara. Tekereza ukuntu urukundo rwacu rwatangiriye mu ntambara z'urudaca, ariko ubu kano kanya nkaba ndi kumva nkwiyumvamo nawe unyiyumvamo, ndetse rwose nkaba mfite n'umwana wawe mu nda. Umunsi umwe rero baba nyine bibereye mu buriri, dore ko rwose baba basigaye banararana, maze Dario akabwira Bea ati cyakoze ni ukuri iri joro rwose, iri joro ryacu ryaduhuje, ndumva rimbwiye icyo rinywa narigurira, kubera ko nyine ryatumye nibura nkwegera, ryatumye kandi mpura n'urukundo rw'ubuzima bwanjye, ndagukunda cyane. Bea rero nawe ahita abwira uyu musore ati ntakubeshye nanjye ririya joro ryambereye ry'umumaro, nubwo nabanje kubirakariramo, ariko nyamara byatumye menya nyine umusore nakundanaga nawe, kubera ko iyo nibeshya nkabana nawe, ibyambayeho byashoboraga kuzambaho tubana. Ikindi kandi ryampuje nawe, nanjye numva uru urukundo rw'ubuzima bwanjye, ibyishimo nari narabuze ubu narabisubiranye. Hashira iminsi rero urukundo ari rwose bibereye rwose mu munyenga w'urukundo, maze umunsi umwe nyine haba ari mu masaha y'umugoroba, Dario rero abwira Bea ati ndifuza ko rero umperekeza, hari utuntu nyine nshaka kujya gufata iwanjye nyine aho nari nsanzwe mba. Bea rero aramwemerera maze akamuherekeza, baragenda bagera mu gipangu, Dario agahita amubwira ati bugumye mu modoka ntabwo ntinda, reka ngende rwose mfate utuntu dukeya maze mpite ngaruka. Dario rero aragenda maze rwose akigumirayo, aragenda akiberayo, maze uyu mukobwa agategereza agaheba, aramuhamagara maze Dario ntiyitabe. Bea rero afata umwanzuro wo kuva mu modoka maze akajya kureba nyine ibintu biba byatindije uyu musore bigeze aha. Aragenda maze agasanga nyine ku muryango hegetseho, arafungura, akinjira ahita asanga Dario apfukamye afashe n'impeta mu ntoki, ndetse rwose inyuma ye hari wa mu avoka wa Dario ndetse nyine na wa mukobwa w'inshuti magara ya Bea, bose nyine bahagaze ubona nyine biteguye, baba badekoye aha hantu, hadekoye neza cyane. Bea rero ahita yifata ku munwa ati mwese muraha, kubera iki rwose mwankoze ibi bintu? Dario rero ahita amubwira ati mukunzi, Dario ati wambereye isoko y'ibyishimo kandi ndagukunda, ni wowe mukobwa w'umunyembaraga nigeze mbona, ibyo waciyemo byose ariko wabashije kubyihanganira urakomera, maze rwose ubicamo neza. Ndifuza rero rwose ko waba umugore wanjye maze tugakora ubukwe, kandi mbere y'uko rwose umwana wacu aza ku isi. Ndagukunda cyane, ibyo urabizi rwose ntabwo wabishidikanyaho.
Beya rero aba yatangiye nyine kurira ari kwihanagura ati rwose muri gutuma nyine ndira kandi atari igihe cyo kurira. Ahita akomeza rero agatera intambwe maze akaza akegera Dario ahita amuhereza ikiganza ati ndabyemeye rwose kandi ndagukunda cyane. Bano bose rero bahita bishima bose bagakoma mu mashyi. Dario yambika impeta Beya maze agahaguruka akamuhobera akamubwira ati ndagukunda kandi uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Beya rero nawe ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane rwose kandi sinzegera nguhemukira. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.